yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza ku itariki ya 13 Gashyantare mu mwaka w'1949. uyu mugabo ni umwongereza wamenyekanye cyane mu mafilme akomoka mu mujyi wa Oxford, ndetse yatorejwe gukina amafilme mu ishuri rizwi nka Oxford Youth Theatre ritoza ibijyanye no gukina filime. uyu mugabo Brian Deacon yatangiye gukina amafilme guhera mu mwaka w'1971 kugeza na n'ubu aracyayakina. mu mwaka w'1979 nibwo yagaragaye akina muri filime yakozwe n'abavugabutumwa b'Abongereza. uyu mugabo ayikina ari umukinankuru witwa Yesu. ubusanzwe izina rye Deacon risobanura umugaragu mu rurimi rw'Ikigereki. mu buzima bwe busanzwe Brian Deacon yashakanye n'abagore babiri. uwa mbere ni uwitwa Lula Lenska, aho bamaranye imyaka isaga 10. ubwo ni ukuva mu mwaka w'1977 kugeza mu mwaka w'1987. ndetse uyu mugore babyaranye umwana w'umukobwa witwa Lala Deacon. umugore wa kabiri ni uwitwa Natalie Bloch, babanye kuva mu mwaka w'1998 kugeza amagingo aya. mu myaka 23 ishize, byibura abantu barenga miliyari 3, ibihugu birenga 233 babashije kureba filime ya Yesu. muri bo bagera kuri miliyoni 117 bafashe umwanzuro wo kumukurikira nyuma yaho barebeye iyi filime. iyi filime yarakunzwe, ndetse na n'ubu nta washidikanya ko idakunzwe, kuko iri mu ndimi zirenga 582, ndetse ngo izindi zigera kuri 237 zirateganya guhindurwamo iyi filime. Brian Deacon nawe azi ko abantu bamwe bamufata nka Yesu, ndetse ngo ibi bimutera ubwoba kuko azi ko nta cyabaye, cyane ko yakoraga akazi ke ko gukina filime. abantu benshi bo ku isi bagenda boherereza Deacon ubutumwa bumushimira kubera iyi filime, ariko we ntabyiyumvisha kuko babumuha bamufata nk'umucunguzi. iyi filime buri munsi irushaho kugenda ikundwa, kabone nubwo yakinwe kera, ndetse abantu benshi mu bayirebye bemeza ko yahinduye ubuzima bwabo. nyamara ariko igitangaza abantu benshi ni uko uyu Brian Deacon wafashije imbaga y'abantu benshi guhinduka, we ntabwo yemera Yesu Kristo nk'umukiza, abo bita batemera, nk'uko urubuga rwa godtube.com rubitangaza. uyu mugabo yarutanga